ndimo gushaka agahunga jijeho akantu gatoya nzemo akantu si byaba byiza wenyine sinzi niba kakaguru kagihari oya wa muhungu ingurube ze zarapfuye zose zarapfuye uretse Imana yandengeye kuko none ninjye kuzizana agashyiramo ariko sinzi ko bizamerera gutya ntawe wari ugiye korora ingurube nawe zose zarapfuye rero kamwe yari amaze iminsi kagendana nk'akabuga kirirwa kamwiruka inyuma twari dutoya none ari kumenya kamwe kajyanye n'umunsi ko njye hamwe ngo zose zarapfuye ndetse mukecuru ibintu nashaka kukubaza ku bijyanye n'icyangombwa buriya tuzabigenza gute bisaba iki se amafaranga umusore ibyangombwa none oya najya nyine nkubwire ko niyo naba ari none ntabwo nacyanga banza urebe uko Imana yakongera imbaraga ukahongera ndasanga nakora ntabwo icyangombwa wakibona ariko ushobora kuvuga uti nk'ubu ngubu imetero z'ingizi mbonye udufaranga igiye kongeraho izindi ebyiri izindi eshatu noneho gupimisha ugapimishiriza hamwe oya uzi impamvu se iyo ugiye gufata iyo moto nakubwiye utanga icyangombwa cy'ubutaka uko kaba kangana kose ariko nyine ubwo nyine uba ufite aho ubarizwa icyangombwa cy'ubutaka na nimero y'irangamuntu uretse mama wawe ntacyo afite cy'ubutaka bwahe iwawe mukecuru nawe uransetse ese nta mugabane afite iwawe aho ngo bahuriye ndataramenya n'ubwenge ahari ubwo uzashaka amafaranga tuzayakigira nyine wambwira akaba ariyo mpita nkurikizaho ayintuza umutekinisiye n'ibihumbi 20 umutekinisiye ukongera ugashaka ibindi 17 ugashaka igihumbi ubundi ukazashaka 30 wamaze kukibona icyangombwa wamaze kukibona ugahiga ibindi 30 ushaka 30 iyo kugira yo kugisora kiba cyarasohotse muri yandi ya mbere nyine izo veni za mbere nizo icyangombwa gisohokeramo oya nizo umutekinisiye nizo umutekinisiye noneho ibipapuro bivuye ku mutekinisiye ubigura 17 yego noneho bya bindi 17 uragenda ukajya kudekarara ugatanga igihumbi bigasohoka 30 rero ariko numvise ubusigaye numva ngo menya babitangira ubuntu 30 na ya mitansiyo ugahita ukibona birangiye numva atari na menshi 40 na bingahe oya 50 na bingahe ntabwo ari menshi ariko nta kuntu utera hasi ntabwo butagize aya ntabwo maragize ni ukugerageza ibintu byose uba wakicara ukazabona iki mukecuru wicaye nta kintu wazagira
utagize ahubwo warakoze kunyihanganya ese byaba bintwaye nta kintu bijya bintwara none se ubu nkubwire ngo utari ibitoki nyishyure umuntu w'umusore ukeneye gufura ukeneye urayakorera urya saa sita saa kazi gafatika ubwo se nta kuba utagize pe kiranaje kuri fanta akoze imana y'umugisha kanongerenya abara ntashira ibara ariko nibyo ahubwo uzamugenda uteka agasume nakohereza ibintu wabyohereza ese kereka ngiye wambwiye gusa kwa gatanu kereka nje mu rugo ahubwo nahita nzisoroma aho ngaho impamvu nyine nakubwira ati impamvu ako kazi nshaka no kukareka ariko nyine ntabwo nakareka nta kintu mfite nkora kuvuga ngo hari igihe urakora amasaha ukora niyo menshi kuruta ayo uruhuka nyabara nk'abasaza amafaranga uko bisaba kwitonda yakuyabara n'ubundi nakuvunjira ukabona uko yategesha yewe ndakuvunjira ngo ubone uko utega ngira ngo nawe si tubanje kuvunjisha n'ubundi bose nkorera bya bindi wabikoze atubikore ahubwo se ubu kadutangire bushyashya nshaka ko wabisize hari haruguru buriya wabishyizeho amafaranga washyizeho amafaranga ni rwashya se utahari imibare yahuye y'amafaranga ese wabaraga ntareba ni ahubwo narimo kuyacagura ngo asi ukwayo ubwo rero nyine nimbona amafaranga ahagije nzakubwira dushaka icyangombwa nka nyuma y'amezi 2 wenda ndamubwira hari n'umuntu uzajyana ku wa mbere ubwo nanjye nakubwira nko mu kwa 10 mu kwa 12 twahita tugishaka
ariko ntabwo gishakirwaho ubundi ngo gihite kiboneka. oya icya mbere ni ugupimisha. wamara kugipimisha kiragenda kikamarayo iminsi. hari ikibazo se? ntabwo uhita rero ubizana vuba. ubonye 20 wapimisha. mbonye 20 napimisha. noneho nyuma nkazashaka ukazashaka andi 20 kubera ko tuba tubaramo n'itike. ukongera ukajya kugira ukajya kubidekarara. ukongera ukazashakayo kugira aya matansiyo. kuko ntabwo ubu twabikoramo imigwi 3. nibyo byaba ari nabyo ntabwo twabishakira rimwe. ntabwo ubizane. niyo mpamvu nkubwira ngo ntabwo warindira kuzabonera amafaranga icyarimwe. kuko iyo uyabonye kuyabika ntibikunda. ntabwo bikunda. aho wowe ukora kwezi gukurikira. reba se turi tariki 10 mubwiye nzabonera amafaranga. turi kuri 11 ukwezi kuzagera nimba ari 50 kuri 5 nibwo mbona amafaranga. ubwo twahamagara ukaho ntaho tujya. kumuhamagara akaza agapima. noneho ubundi tukagishaka gutyo. dore n'aya n'ayawe. harya tubuka kwa mvunje. niko nzabigenza. none se amamega